محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمد من يرجو من الله النجاة وحسن العقبى سبحانه على ترادف نعمه التي لا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صاحب الحوض والشفاعة العظمى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي الرياضة والزهادة والنهى أما بعد ishimwe n'ikuzo nta wundi bikwiretse Allah subhanahu wa ta'ala Allah dusaba imbabazi Allah dukesha kuyoboka kwacu Allah dukesha buri kimwe cyose tuba twagezeho niyo mpamvu tuvuga tuti turamushimira kubyingabire ze zitabarika aduhundagazaho ijoro n'amanywa nanone ishimwe n'ikuzo ni rya Allah we dusaba iherezo ryiza buri gihe ishimwe n'ikuzo ni rya Allah subhanahu wa ta'ala kubw'ingabire ze za buri munsi zitabarika kuri twe ndamya nashidikanya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala nanahamya ko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa ya Allah wishimiwe ndetse sahibul hawdi washafa'ati al'uzma we wamaze gusezeranywa umugezi wa hawd uzamara inyota abazaba barayikurikiye cyangwa se bazaba baramukurikiye bakanakurikiza imigenzo ye ntabwo ari ukumukurikira gusa ari no gukurikiza imigenzo ye abo ngabo bazaba babona ku mugezi wa hawd insha Allah dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushira muri abo ngabo washafa'ati al'uzma ndetse yamaze no gusezeranywa ko ari uzatakambira ibiremwa byose ku munsi w'imperuka
ubwo nta wundi uzaba ufite uburenganzira uretse uwo Allah yamaze guha ubwo burenganzira ndetse akanamwishimira. Amahoro n'imigisha bya Allah nibimusakareho n'abiwe n'abasangirangendo biwe ndetse n'abakurikiye iyo nzira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah unatwe yadushira muri abo ngabo bakurikiye nzira. Allahumma amin. Bagaragu ba Allah, faqad arrafa ba'd al-ulama kalimata at-taqwa bita'rifatin kathira. Benshi mu bamenyi bagiye basobanura ijambo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala mu bisobanuro bitandukanye. Niyo mpamvu muri khutba y'uyu munsi niba havugwa gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, ndagira ngo tujyane ibisobanuro bitandukanye kugira ngo uwisanga muri ibyo bisobanuro cyangwa se muri ayo magambo abamenyi bazaba bavuze, ni ukuvuga ngo azamenye ko atinya Allah. Nanone utisanga muri ibyo bisobanuro abamenyi baba batanze, umenye ko uba utari mu batinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, qala ba'd al-ulama, bamwe mu bamenyi bavuze ko gutinya Allah subhanahu wa ta'ala fi'lu ma amara Allah bihi, nugukora ibyo Allah yategetse, wa tarku ma naha anhu, ndetse no kureka ibyo Allah yabujije. Fahiya wiqayatu an-nafsi min isyani awamirihi wa nawahihi, nukuwa umuntu watinya Allah subhanahu wa ta'ala aba ari urukingo kuri we kuba yagwa mu byo Allah yamubujije ndetse no gukora ibyo yamutegetse. Wa hifdhaha min al-wuqu'i fi al-mahdhurat, nanone ni ikintu kikurinda kuba wagwa mu byo Allah yakubujije. Qala Ali ibn Abi Talib imani mishimira lafzati at-taqwa huwa khawf min al-jalil wal 'amal bit-tanzil wal qana'ati bil qalil wal isti'dad li yawm al-rahil. Qala Ali ibn Abi Talib we yasobanura ijambo gutinya Allah ko ari ugutinya Allah subhanahu wa ta'ala, no gutinya Allah uhambaye ndetse no gukora ibyamanuwe mu gitabo cya Allah ndetse n'ibyahishuwe mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wal qana'ati bil qalil, no kunyurwa na duke, no kunyurwa na bike umuntu aba afite. Wal isti'dad yawm az-zahir, ndetse no kwitegurira umunsi w'imperuka, no gukora ibyatuma uzakiranuka ku munsi w'imperuka. Fasarahu bi kalimatin mujiza, yavuze ijambo gutinya Allah mu bisobanuro bito, ariko ubisobanuye mu buryo burambuye byatwara igihe. No gutinya Allah no gukora ibyamanuwe muri Qur'ani ndetse n'ibyavuzwe n'intumwa y'Imana, no kunyurwa na bike ndetse no gukora witegurira iby'umunsi w'imperuka. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يسوى جامbo التقوى هو أن يطاع فلا يعصي, nukurangwa no gutinya gusa Allah subhanahu wa ta'ala no kumvira igihe cyose, ntuzarangwe no kwigomeka. Hari kwigomeka kuri Allah, hari kwigomeka ku ntumwa y'Imana, hari kwigomeka ku basigira Allah intumwa y'Imana baje nyuma y'intumwa y'Imana, no kwigomeka kuri Abubakar, Umar, Uthman wa Ali, ndetse no kwigomeka kubo Allah yaduhaye ngo batuyobore cyangwa se batureberere mu idini. Kwigomeka rero harimo ibyiciro bitandukanye. No kurangwa rero igihe cyose no kubaha, ntuzarangwe no kwigomeka, ndetse ugahora usingiza Allah subhanahu wa ta'ala, ntuzabyirengagize. Ugahora uri mu bantu bahora basingiza Allah subhanahu wa ta'ala, ntuzabyirengagize, ndetse ukanahora uri mu bantu bashimira, ntube mu bantu bahakana. هذا فسره ابن مسعود رضي الله عنه كلمة التقوى.
Ibn Mas'ud we yasobanuye ijambo gutinya ko ari ugora umuntu yisanga mu kumvira, habe mu bantu basuzugura, ndetse agahora ururimi rwe rusingiza Allah subhanahu wa ta'ala igihe kinini, aramenye ntazabyirengagize, ndetse agahora ari mu bantu bashimira ingabire zarizo zose, ntabe mu bantu bazihakana. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، إمام ابن رجب الحنبلي يا صواني جام التقوى لرب العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه. كوا umugaragu yakumva ko atinya Allah subhanahu wa ta'ala, harimo kuba yashira urusika hagati ye na bimwe Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko iyo umuntu abikoze agerwaho n'uburakari bwe. Ni ukuvuga ngo ni ukwirinda buri kimwe cyose cyatuma ugerwaho n'uburakari Allah yasezeranyije umuntu wakora icyo kintu. Wiqayatu taqihi min dhalika, ndetse n'urukingo rumurinda ibyo ngibyo nibihe nuruhe, wa huwa fi'li ta'ati, nugukora ibyo twategetswe kugandukiramo Allah, ndetse no kwirinda ibyo twabujijwe. Ibadullah, annahu wasiyatullah li awwalina wal akhirin. Tumenye ko ibi bisobanuro abamenyi bamaze kuduha byo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpanuro Allah yahaye ababayeho mbere ndetse n'abazabaho nyuma. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Atitwaha impanuro babandi babayeho mbere yanyu n'abazabaho nyuma ko mugomba gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqwa aslaha li'abdi wa ajma lil khair. Mumenye ko igihe umugaragu yaranzwe no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala nibwo butunzi, nicyo kintu cyiza bafite kiruta ibindi byose yakwitwa ngo arimo kwirukanyira kusanya. Wahiya aljami'atu alkhair ad-dunya wal akhirah alkafiyatu aljami'i almuhammati, kimurutira ibintu byose ya jamaa. Attaqwa wasiyatu an-nabiy li ummatihi. Nanone mumenye ko gutinya Allah niyo manuri n'umwe y'Imana yahaye abayoboke bayo. Igihe wita kuri umuyoboke y'umwe y'Imana, menya ko impanuro ihambaye ariyo gutinya Allah intumwa y'Imana yaguhaye. عن العربان بن سارية رضي الله عنه قال، حديث يترسك عرباب بن سارية إمام بن الشمر رفزة قال: يا رفزة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، إنما إيمان دساري شجي سجى مجتوندو، فوعظنا موعظة بليغة، مسجد هنيجي شزها باي ظرفت منها العيون، zatumye amaso yacu azenga amarira, wawajlat minha alqulub, ndetse n'imitima yacu irakangahana. Faqala qailu ya rasul Allah, mazumwe bazinumwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam arayibwira ati kaannaha maw'izatun muwadda. Ya rasul Allah, izi nyigisho duhaye bimeze nk'ahari inyigisho zo kudusezeraho. Faqala, mazinumwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iramubwira iti, cyangwa sibwira bari basaye isengesho rya mu gitondo iti: usikum bittaqwa Allah was-sam'a wat-ta'a, ndabagira inama yo kumva no kumvira ndetse no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana 'abdan habashiyan, kabone niyo mwayoborwa n'umugaragu muhabashi wirabura, fa innahu man ya'ashu minkum, kubera kuzabaho nyuma igihe cyanyu igihe kirekire, fasayara ikhtilafan kathira, azabona ibintu bitandukanye byinshi cyane. Fa alaykum bi sunnati, kubwiyo mpamvu muzashikame ku migenzo yanjye, wa sunnati al-khulafa'u ar-rashidina, ndetse n'imigenzo y'abasigire banjye al-mahdiyina ar-rashidina al-mahdiyina, bayobotse ndetse bakanayobora nyuma yanjye, muzayishikameho mimbadi, bazayobora ndetse bakanayoboka nyuma yanjye. Abdu alayha bin nawajif, iyo migenzo muzayifatishe
amenyo y'ibijigo wa ijyakum wa muhdathatil umur kandi muzirinde ibintu bisha mwidini fa inna kulla muhdathatin bid'a kubera ko buri kintu gisha mwidini kidafitaho gishingiye ni ikihimbano wa kullu bid'atin dalala kandi buri gihimbano cyose n'ubuyobe wattaqwa hiya wasiyatin ar-rusulul kiram li umamihim nanone ibadullah mumenye ko gutinya ni impanuro abahanuzi bose n'intumwa bahaye abayoboke bazo qala tabaraka wa ta'ala kadhabat 'adun al-mursalin iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun atabanu ba'adi barahinyuje ntibakwemera intumwa ubwo Adin cyangwa se umuvandimwe wabo Shuaibu yababwiraga kubera iki mudatinya ni impanuro intumwa zose zagiye ziha abagiye bazikurikira ibadullah wattaqwa wasiyati salafi salih ridwanullah alayhim mumenye ko gutinya Allah subhanahu wa ta'ala kuva kuri Allah kugera ku ntumwa y'Imana kugera ku bahanuzi bose ndetse no kubasigire ku bantu babayeho mu binyejana byiza abantu bakurikiye intumwa y'Imana as-salafu salih abatubanjirije mu gukora ibikorwa byiza nizo manuro bagiye baha abantu bariho ku gihe cyabo yaqulu alayhim salam kana Abu Bakar radiyallahu anhu yaqulu fi khutbatihi Abu Bakar muri khutba yavuga ati amma ba'du fa inni usikum bitaqwa Allah nyuma y'ibyo bagaragu ba Allah ndabagira gutinda bagira inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala wala ma hadaratuhu alwafa nubwo yegereje n'igihe yegereje gupfa qala wahida ila Umar du'ahu fawassahu biwasiyati qaila yahamagaje Umar arangije aramubwira ati ittaqillaha ya Umar uzatinya Allah yewe Umar wakataba Umar ila ibnihi Abdullah na Umar nawe yandikiye umuhungu we Abdullah amma ba'd aramubwira ati nyuma y'ibyo fa inni usika bitaqwa Allah yewe umuhungu wanjye ndakugira inama yo gutinya Allah fa innahu man ittaqahu waqah kubera kuzamutinya Allah nawe azamurokora ku munsi w'imperuka waj'alu at-taqwa nasba 'aynaka wajla'a qalbak nanone uzagira gutinya kuba ikintu cyicaye mu mutima wawe ndetse kinarangwe no mu maso yawe ni manuro Umar arimo guha umwana we wakataba Umar ibn Abdul Aziz ila rajulin na Umar ibn Abdul Aziz yandikiye umugabo amubwira ati usika bitaqwa Allah yewe mugabo ndakugira inama yo gutinya Allah allati la yaqbalu ghayraha kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala nta kintu yakwakira hatarimo kumutinya wala yarhamu illa ahlaha ndetse Allah nta nabanda babarira uretse abantu baranzwe no gutinya kumutinya wala yusibu illa alaiha ndetse nta nuwo yagororera uretse wa wundi waranzwe no gutinya fa innal wa'izina biha kathir kubera ko abantu bahabwa izi nyigisho zo gutinya ni benshi wal amilina biha qalil ariko abantu barangwa no gushyira mu ngiro igikorwa cyo gutinya ni bake walamma uliya khataba fa hamida Allah athna alayhi ubwo yahabwaga inshingano zo kuyobora abayisilamu yarazamutse mimbar maze arababwira ati usikum bitaqwa Allah yemwe bagaragu ba Allah ndabagira inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun kubera ko Allah urana n'abantu bamutinye ndetse n'abantu bahoze bakora ibikorwa by'ubugizi bwa neza fayakfi almuttaquna sharafan lillahi ma'ahum birayatihi wa hifdhihi birahagije kuba Allah subhanahu wa ta'ala yishingiye kuzarinda abamutinya ndetse no kuzabavuganira wa min wasaya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li Mu'adh no mu manuro intumwa y'Imana yahaye Mu'adh harimo ittaqillaha haythu ma kunt uzatinye Allah uzaburi hose watbi sayyi'ata alhasanata tamhuha kandi nunakora ikibi cyaricyo cyose uzakurikizaho ikiza kubera ko kigihanagura wa khaliqin nas bi khulqin hasan kandi uzihatire kubanira abantu neza ibadullah attaqwa
Ibadullah, wattaqwa hiya ajmal libasin yuzayinuhu bihi al-abd. Bagaragu wa Allah, tumenye ko gutinya Allah subhanahu wa ta'ala niwo mutako ukwiye uwari wese kuba yarangwa nawo, niwo mutako mwiza ukwiye kumva ko ari urimo kukuranga mu mibereho yawe yose. يقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم أنزلنا عليكم لباسا twakugeneye twaguhaye imyambaro itandukanye. Harimo imyambaro yo guhisha ubwambure bwanyu, harimo imyambaro yo kugira imitako kuri mwe, walibasu taqwa, ariko hari n'umwambaro wo gutinya ugomba kukuranga. Kandi walibasu taqwa dhalika khair, kandi uwo mwambaro wo gutinya Allah niwo mwambaro mwiza umuntu agomba kurangwa nawo, ari wo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqwa hiya afdalu zadun yatazawwadu bihi al-'abd. None ugutinya niyo mpamba umugaragu agomba kwibikira no kugendana nawo. Igihe ufite impamba itari yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se wibikira impamba yari yose yazakurokora atari yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, menya ko uri mu gihombo. ولهذا يقول مولا عز وجل نينا يمهم الله سبحانه وتعالى فزتي: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تنمنيشات المهمة أريد مهمة نزيزة نيوغتين الله سبحانه وتعالى. عباد الله، وبها طريق إلى الجنة. ndetena none التقوى mugomba kumenya ko ari yo nzira ikuganisha mu ijuru. Igihe utarumva gutinya ko atari yo nzira igomba kugeza mu ijuru, ugakora ibijyanye n'amarangamutima yawe, cyangwa se ibyo wumva ko bigushimishije, ukumva ko ugomba kubaho nk'inyamaswa, ibikubabaje cyangwa se ibyo utishimiye akaba ari ibyo ureka, ibigushimishije akaba ari ibyo ukora, menya ko uko nguko ntabwo ariko kiremwa muntu kigomba kubaho. walikulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, twabahaye amategeko ndetse tunabaha n'uburyo mugomba kuyakurikiza. Ntabwo ugomba gushingira mu myumvire yawe cyangwa se uko amarangamutima yarimo kukuyobora. Ufite Qur'an, ufite sunna, ufite imvugo zikuyobora. Nukuvuga ngo rero igihe utarabikurikiza menya ko uri mu gihombo. Wal'iyadhu billah. gutinya Allah nibyo bizakugeza mw'ijuru. Faqad su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabajijwe ku bintu byinshi bizinjiza abantu mw'ijuru. Faqala: attaqwa Allah, gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khulq, ndetse no kugira imico myiza. Rawahu Ahmadun, iyi hadithi yakiriwe na Ahmad. Ibadullah, wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yas'aluha fi du'a'ihi. Nanone mugomba kumenya abagaragu wa Allah gutinya Allah, intumwa y'Imana yajyaga ibisaba cyane mu busabe bwayo. Niyo mpamvu natwe tugomba kurangwa n'ubu busabe cyane, tukabusaba Allah kugira ngo Allah tworohereze no kuyoboka, no gukora, no kumva neza, no kunyurwa nibyo yaduhaye kugira ngo tujye muri iyi nzira yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu kana yad'u fi salawatihi wa fi julasa'i, mu byicaro na mubo yabaga yicaranye nabo, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yasabaga cyane iti: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Atimana nyagasani ndagusaba kuyoboka, mana nyagasani ndagusaba kuyoboka no gutinya, nkanagusaba gutinya ndetse no koroherezwa, ndetse no kuba umuziranenge cyangwa se ifa, simbe umuntu utari inyangamugayo cyangwa se utiyubaha. Naam, kuba umuntu wiyubaha cyangwa se kumva ko ugomba kuba inyangamugayo. Wafihi du'a is-safar, no mu rugendo
ibyo byose intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarabisabaga, kubera ko iri jambo ni ikintu gikomeye. No mu dua y'urugendo, Allahumma inna nasaluka fi safarina hadha albirru wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Ni ikintu utagomba nawe kumva ko ugomba gutererana cyangwa se ngo byumve birangire. Niba ni no mu dua y'urugendo, intumwa y'Imana ati Mana nyagasani, muri urugendo rwacu turagusaba gukora ibyiza no kukugandukira, gukora ibyiza no gutinya, wa min al'amali ma tarda, ndetse no gukora ibikorwa wishimiye. Waislamu rero, muri ibi bisobanuro ndetse no muri izi nyungu, tugomba ko